kugira ngo ujye kuruhukira mu cyumba cyitwa icy'Imana. Hanyuma rero we wavuze uti Roma, somera rya jambo wihuse. Nabateze umutego wagwamo. Yego. Naguteze umutego none uguyemo. Yewe Babuloni. Yego. Kandi ntiwabimenye. Yego. Wabonetsweho kurwanya Uwiteka maze urafatwa. Imana ni kwibwiye idini. Idini rirwanya Kristo, rirwanya agakiza nzanye. Kugira ngo ubyumve neza amagambo turi kuvuga, kubera yuko Imana Uwituma imutumana n'ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo rigira ububasha iteka ryose riri bivuga hano muri Yeremiya 23:29 ngo ni nyundo imenagura. Ijambo rero rije kumenagura ibinyoma, hanyuma rinatwike repe enfo de sadene sha abantu bose bavuga amagambo y'ibishara n'ibisharashaza adafite impamvu zo gushyikira mu buntu bw'Imana no mu bwiza bw'Imana. Hanyuma rero iryo jambo uko rivuga, Imana ishimwe cyane. Zaburi 75, Zaburi 75, Imana iguha umugisha cyane. Zaburi 75 haravuze ngo aravuze ngo kuko agakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi. Wanyumvise muntu w'Imana? Imana yambwiye ngo nze mbwirisi agakiza ntikava he? Iburasirazuba. Nta nubwo kava hehe? Iburengerazuba. Iburengerazuba ni hahandi Roma. Uri kunyumva neza? Yewe sinitaye mu mpamvu z'iby'abantu nepo. Ndagira ngo unkurikirane neza. Iri jambo rirakubwiye ngo ntikava iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi. Urumva ko agakiza katari ku misozi n'ubutayu, ko katari mu mazi, abajya gusengerayo, ko katari no mu kirere, abajya gusengerayo, kandi ijambo ribihakanye. Toza agakiza mu isi, ijambo ryavuze ngo twege dusenga ibyo tuzi, ko agakiza kava mu Bayuda. Ntabwo agakiza kazanwa n'Abayuda, ahubwo kazanywe na Yesu wihishuye mu Buyuda. Twigarukire hahandi Zaburi 75:5. Zaburi 75:5. Ijambo ryabujije umuntu gusenga ibindi atazi, riramubwira ngo Zaburi 75 umurongo wa karindwi aravuze ngo kuko agakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi, ahubwo agakiza kava ku Uwiteka. Hanyuma Uwiteka ijambo rirabivuga neza hano mu gitabo cy'Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5 kugeza 11 aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisize ubusa ajyana akamero k'umugaragu, araganduka, yemera no gupfa urupfu rwo ku musaraba rubabaje rw'ibivume, kugira ngo umuvumo wari kuri Faustin, umuvumo wari uri no ku muntu wese uzizera, yaba tuyizere, yaba wizizera Imana cyangwa wizeye Imana wese uri mu bice bine by'isi, ngo arokoke kandi apfe kubw'umuntu, kugira ngo abantu badapfa kubw'ibyaha. Rero twebwe dupfa kubw'ibyaha dupfanye na Kristo, tukagarukana turiho kubwo gukiranuka kandi dukora bya bindi biri mu bushake kubera imbaraga y'Umwuka Wera wari muri Kristo Yesu. Rero abantu mu rujijo, ntabwo Bikira Mariya akorera Imana ni divinite, ndabigusubiriramo neza. Iyo umuntu avuga ngo yagiye mu ijuru mwiyerekwa, ngo abona ngo ishusho ngo Bikira Mariya afite hano mu isi, iyo ni ijuru rya kabiri. Paulo yagiye mu ijuru rya gatatu, ngo yumva ibitumvwa na muntu wese, abona ibitabonwa n'umuntu wese. Iyo umuntu rero akubwiye ngo iyi shusho abona iriya ni divinite, nakubwiye ni divinite. Divinite yakuwe mu ijuru, cyangwa se ni kibi cyakuwe mu ijuru, uwo bita umubisha cyangwa umubi, uyobya amadini, uyobya Babuloni, nabikubwiye. Rero Babuloni ni abavuga Imana cyangwa abakorera Imana ariko zitwa ibigirwamana. Rero ni hari undi mukiza, kugira ngo ubyumve neza hano kuva 14, mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi.
narindi kukwibutsa rero kanseri cyangwa se uburwayi ijoro cyangwa urupfu ubona wo kurugwikiza ni Yesu Kristo. Ndagasubiramo neza, Imana ntigeze itanga umuvugizi ahubwo yatanze umukiza. Ijambo ravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo bamwizera batarimbuka ahubwo babonere ubugingo muri uwo nguwo. Ubugingo bubonerwa muri Yesu Kristo. Hanze ya Yesu haba urupfu, hanze y'ukuri haba amakuba. Nayikubwiye iri hano mu ba Filipi, Yesu wambaye umubiri niwe Mana, ni nawe Uwiteka. Hanze ya Yesu Kristo hari urupfu no kurimbuka. Nta yindi nzira aba bantu bababwira, ntihariho inzira, ntizabaho, ntiyanabayeho. Kuko ijambo Bibiliya isobanura neza yuko Yesu ari umwana w'intama watambwe isi itararemwa. Yesu yacunguwe n'ubundaberi. Hanyuma rero agakiza honyine aho kabonerwa muri Kristo Yesu. Yesu Kristo niwe mucyo, niwe gakiza, niwe mahoro, niwe mbaraga, niwe uruta ibintu n'abantu, niwe uruta isi n'ijuru, kandi niwe uyishyiraho, ni nawe uzayikuraho. Hanyuma ahanga ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa ibyakozwe n'intumwa aravuze ngo 10 kugeza 12 ibyakozwe n'intumwa haravuze ngo ariko 10 ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Urumva ko Yesu akura mu rupfu? None kuki umuntu nyine witwa ko ari umunyamasengesho, umuhanuzi udashaka gupfa ninde? Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha tukakubiteka Imana. Nshuti muvandimwe udavuma kutwereka ko udukunda kandi ukurikira ibigana byose neza y'Imana nibane nawe kandi umugisha wayo ukomeye ndetse n'abawe bose mu byo werekejeho amaboko byose mu mirimo yawe mu kazi ka buri munsi. Uwiteka agahire kandi Uwiteka yivanze mu bintu mu migambi yawe byose bigenda neza. Turingiga rero kugira ngo Uwiteka Imana akugirire neza, Uwiteka Imana kurengere, Uwiteka Imana gutabare, Uwiteka Imana yumve gusenga kwawe nimba uri gusenga. Nimba uri gusenga Uwiteka Imana yumve gusenga kwawe, kandi nimba uri gutaka Uwiteka Imana yumve gutaka kwawe, nimba uri kurira Uwiteka Imana aguhoze. Turi hano kugira ngo tukugezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bubohora ariko kandi buvana abantu mu byaha. Ntacyo byamara kuza kwicara hano ariko mu butumwa butambutse ntagire umuntu umwe wihana. Ntacyo byamara kuza kubwira ubutumwa kugira ngo useke gusa, kugira ngo wishimishe gusa, kugira ngo uruhure mu bwonko gusa. Oya, nkeneye yuko tuvuga ubutumwa bwiza abantu bakava mu byaha. Yesu avuga ngo nibamenye ukuri, ukuri niko kuzabato. Nicyo kingenza ubundi nta cyo kingenza no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Niko Yesu yavuze ngo cyamuzanye no kugira ngo zibone ubugingo kandi ubugingo bwinshi. Tuyana natwe kugira ngo tuguhwiture ko nkunda kubabwira ngo turi mu gihe cy'umugoroba, turi mu gihe Yesu ari kweza umugene kugira ngo azamwishyire adafite ikizinga. Kwezwa nukuhe, kwitunganya nukuhe, umva ijambo ry'Imana, umva ukuri kw'ijambo ry'Imana, ugire ibyo uhindura, ugire ibyo ukosora. Bigomba gukosorwa ikosore nicyo. Nagusuza nkwifuriza amahoro y'Imana ntacyo cyangenzaga. Aho uhereye hose hafi na kure rero amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'iburengera bwaryo, mwese turasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Faustin, umuhanuzi w'Imana, umuvugabutumwa. Ni byinshi Imana yamuhaye ubutunzi bwayo yaje bushyira muri we kugira ngo abo bagezeho nawe ntabwo yabyiranye, ntabwo yagiye ngo byicarane, ahubwo yaravuze ngo reka mbigeze ku bantu bose ahari ture ko hari abantu twavanayo muri uriya muriro batazarimbuka, twese tukazicana mu bwami bw'ijuru. Faustin, nuko nanyifashwe. Imana ishimwe, Imana iguha umugisha, wafashwe neza. Uraho neza. Umuriro si ibishara rwose n'uw'inturusu. Umeze neza ariko. Ni ukuri turashimira Yesu. Kandi tumeze neza cyane. Yesu arakiza. Aleluya. Amina. Yesu agira neza. Yesu arakiza ni ukuri. Hari akantu kavuga ngo ariko ni akantu keza ka Yesu nyine. Yego.
ndabizi ko uravuga katarakaye ntabwo nakavuga kuko sinkagira karavuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose kandi ubwo bugingo ni Yesu nukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yashyize mu butwari Imana igushyire mu butwari nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru urimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo umukeza niwe wankuye mu ishyamba sigaye mba mu murima we no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru shobora kwera imbuto ashaka nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru urimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo ubugingo bwiza nahisemo n'ubu gukorera umukiza Yesu kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu k'umukristo wese w'ukuri nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru niho sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo haleluya hari umuromo wahise ugusubiza rero buriya ngo komeza inzira watangiye yewe urashaka kunyigiza mu bintu wicika intege ariko ubwo umwuka namwe wahisemo neza nyagasani mu ubwo ishotoye rero ubwo ishotoye uwo muntu w'Imana witwa Faustin Imana iguha umugisha cyane rero nje kurasa ikinyoma cy'aho hantu uvuze Yesu yantumye ngo niwe mukiza kandi niwe gakiza nubwo ndagira ngo usomere ijambo ariko nuri bwongere kunsomera kuko ndi bwisomere noneho turaza kuvuga amagambo y'ukuri Imana ntishaka abantu Yeremiya 50:24 niho uri busome kubw'iryo jambo narakubwiye ngo iteka ryose uri umunyamwuka kandi urumva ntitujya tunaganira betse ko tutazaganira impamvu z'ubutumwa kuko Yesu yambwiye yuko ibiganiro s'ubutumwa bwiza ibiganiro byinshi avamo ibicumbi apana kumve neza ibiganiro s'ubutumwa bwiza oya abanyamakuru bacuruza amagambo n'ibiganiro ariko ubutumwa bwiza kwa Yesu habamo imbaraga n'ukuri kandi imbaraga y'umwuka ihesha uwizera gukira kandi agakizwa rero soma Yeremiya 50 kubw'iyo Roma waruvuze usoma umurongo wa 24 nindangiza yewe ndaza kwisomera amagambo ari muri iki gitabo Yeremiya 50 umurongo wa 24 Yesu yantumye kubwira isi yuko ari we mukiza wenyine niwe gakiza wenyine niwonerwamo gukira wenyine tape enefo de sadene sha impamvu abantu bari kwanga gupfa ndeba hano neza muntu w'Imana impamvu bari kwanga gupfa nuko urupfu rukorera muri bo kubera yuko twari turirimbye ngo ku mukristo wese ukuri gupfa ni inyungu mu byahishuriwe Yohana 14 umurongo wa 13 ayo magambo arahari avuga ngo baruhuka imiruho n'imihati imirimo yabo ikagenda ibakurikiye ese kuki muri gutabariza abapfa kuki mutemera ko bapfa kandi ijuru ari ryiza reka ndirimbe noneho haravuze ngo nigihe giti ntambari gashira nigihe gitumura bugacyahwa
noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda, mw'ijuru niha zagerayo ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Mw'ijuru niha zagerayo ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro w'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu, hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Igihe gito ngifite umuruho, n'igihe gito ntazabona Yesu, nibwo nzabana ndukanye n'ibyaha, nzabamumbatira mu maboko ye, nzi ko mw'ijuru hatari umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro urwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu, nubwo ngifite kubabazwa mw'isi n'urupfu, Imana izahanaho amarira, izavanaho umubabaro wose. None kubera iki wanga gupfasha? Ubwo ubugingo ari bwo buri muri wowe, nuko icyo ufite ari ikinyoma, wabeshya abantu, none ijoro ryaje, ariko uri kwanga kujya mu mwobo, kandi nukuri ari wowe wakoreye ubugingo ntasa n'ibyo, wakoreye iby'abantu, ukorera ibintu, none ibintu ubonye yuko bidafite kugukiza. Ayo mafaranga ntiyakwambura urwo rupfu, kandi urupfu rwaje gukomanga, ariko umva, ukuraho urupfu, nwanesheje urupfu n'agakiza ni Yesu Kristo. Niyo nkuru nziza nzanye, niryo jambo ry'ukuri nzanye. Yesu akiza abo gukira bagakizwa, hanyuma Yesu akanica abo gupfa bagapfa. Ijoro ni iry'igihe gito, ni iry'igihe gito, n'umubabaro n'uw'iki igihe gito, hanyuma kugira ngo ujye kuruhukira mu cyumba cyitwa icy'Imana. Hanyuma rero we wavuze uti Roma, somera rya jambo wihuse. nabateze umutego wagwamo. Yego. Naguteze umutego none uguyemo. Yewe Babuloni. Yego. Kandi ntiwabimenye. Yego. Wabonetsweho kurwanya Uwiteka maze urafatwa. Imana ni kwibwiye idini. Idini rirwanya Kristo, rirwanya agakiza nzanye. Kugira ngo ubyumve neza amagambo turi kuvuga, kubera yuko Imana Uwituma imutumana n'ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo rigira ububasha iteka ryose. Yo riri bivuga hano muri Yeremiya 23:29 ngo ni nyundo imenagura. Ijambo rero rije kumenagura ibinyoma, hanyuma rinatwike repe enfo de sadenesha, abantu bose bavuga amagambo y'ibishara n'ibisharashaza adafite impamvu zo gushyikira mu buntu bw'Imana no mu bwiza bw'Imana. Hanyuma rero iryo jambo uko rivuga, Imana ishimwe cyane. Zaburi 75, Zaburi 75, Imana iguha umugisha cyane. Zaburi 75 haravuze ngo aravuze ngo kuko agakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi. Wanyumvise muntu w'Imana? Imana yambwiye ngo nze mbwira isi, agakiza ntikava he? Iburasirazuba. Nta nubwo kava hehe? Iburengerazuba. Iburengerazuba ni hahandi Roma. Uri kunyumva neza? Yesu nitaye mu mpamvu z'iby'abantu nepo. Ndagira ngo unkurikirane neza. Iri jambo rirakubwiye ngo ntikava iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi. Urumva ko agakiza katari ku misozi n'ubutayu, ko katari mu mazi, abajya gusengerayo, ko katari no mu kirere, abajya gusengerayo, kandi ijambo ribihakanye. Umva igisubizo nyine. Yohana 4:22, ubwo hasome nyine umbwi wihuse cyane ukorera umugisha, ngo Imana yagize gute? Yaramushutse umutego
Babuloni arangije awugwamo ngo kuko yabonetsweho kurwanya Uwiteka ni iki? Turaza kubibona neza hano kuva 14 umurongo wa kangahe wa 13 niko wavuga. Soma aho ngaho Yohana 4:22 twihute cyane. Yohana 4:22 yego reka ngufashe ntacyo. Yohana 4:20 Yohana 4:22 haravuze ngo yego Yohana 4:22 haravuze ngo dore mwebwe musenga icyo mutazi ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda. Imana rero ahangaha iri kiraje yego ndetse kirasohoye yego ugeze 24 ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene abo ari bo musenga. Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Yego Imana ishimwe. Yego Imana iguha umugisha cyane. Hanyuma ndakubaza kandi ndabona uri umugabo, igihugu cyabaho kitarimo abagore babyara abana? Ntago bibaho. Hanyuma si igihugu Vatican gishyirwaho n'iki? Nyine nimba batabyara hanyuma nyine bitwa igihugu gute? Ako ngako kagiye ubwo nyine ufite ubwenge zabimenya. Ubwo nari ndi kukubwira Roma, nari kukubwira ko agakiza katava Roma. Uri kumurikirana neza? Agakiza naje kugasobanura hano muraza kukumva neza. Hanyuma tugaruke kabiri. Hanyuma umugore wamaze kubyara, ndeba hano, yego umugore wabyaye yongera kwitwa umwana, yitwa umubyeyi. None se iyo abantu bakabya, Yosefu yari afite umugore bita Mariya, kandi mbere yuko amugira yari umwari Mariya. Hanyuma bikira bivahe? Virginité nyine ivahe? Ndagira ngo tuganire neza. Nakubwiye ngo nzanya makuru kuko ubwo Imana iragukoresheje uvuga nyine Roma, nyine uvuga ngo mu Roma ya bisongereyemo. Narindi kugira ngo ntabwo ndi kwishya, ubwo nakubwiye yuko ikintu cyose kitavuga Yesu Kristo, cyaba Judaisme cyaba igiki, donc ndi contre yacyo. Rero no kuvuga iki, narindi kukwibutsa yuko iyo umwari ashingiwe aragenda karongorwa mu ntego yo kubyara. Ibyo yari yabwiye Eva ngo babyare buzurisi. Uri kumurikirana neza? Nakubwiye ko nta hanga ritabaho abagore badatwita kandi batabyara. Nta hanga ryabaho hatariho umugabo ugira gute ubiba imbuto mu murima we witwa umugore cyangwa se umukobwa yahawe kurongora kugira ngo igihugu kibone abana cyangwa se kibone abana. Kuko Yesu yaravuze ngo iyo umuntu avutse mu isi abantu baranezerwa kubera yuko isi ibonye umuntu. Uri kunyumva neza? Rero aha rero isi iri kuzana systeme yo gukonterekala icyo ngicyo nakubwiye, umugambi w'Imana cyangwa se umugambi w'agakiza. Waje gusohoza agakiza mu isi, ijambo ryavuze ngo twege dusenga ibyo tuzi, ko agakiza kava mu Bayuda. Ntabwo agakiza kazanwa n'Abayuda, ahubwo kazanywe na Yesu wihishuye mu Buyuda. Twigarukire hahandi Zaburi 75 umurongo wa 5. Zaburi 75 umurongo wa 5. Ijambo ryabujije umuntu gusenga ibindi atazi, riramubwira ngo Zaburi 75 umurongo wa 7 aravuze ngo kuko agakiza kadaturuka iburasirazuba cyangwa iburengerazuba cyangwa mu butayu bw'imisozi, ahubwo agakiza kava ku Uwiteka. Hanyuma Uwiteka ijambo rirabivuga neza hano mu gitabo cy'Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5 kugeza 11 aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisize ubusa ajyana akamero k'umugaragu, araganduka yemera no gupfa urupfu rwo ku musaraba rubabaje rw'ibivume, kugira ngo umuvumo wari kuri Faustin, umuvumo wari uri no ku muntu wese uzizera, yaba tuyizere yaba wizizera Imana cyangwa wizeye Imana wese uri mu bice bine by'isi, ngo arokoke kandi apfe kubw'umuntu, kugira ngo abantu badapfa kubw'ibyaha. Rero twebwe dupfa kubw'ibyaha dupfanye na Kristo,
tukagarukana turiho kubwo gukiranuka kandi dukora bya bindi biri mu bushake kubera imbaraga y'umwuka wera wari muri Kristo Yesu. Rero ntitukitwa aba bantu ahubwo turabo umukiza Yesu. Niyo mpamvu Yesu yambwiye ngo nze nkure abantu mu rujijo. Ntabwo Bikira Mariya akorera Imana ni divinite, ndabigusubiriramo neza. Iyo umuntu avuga ngo yagiye mu ijuru mwiyerekwa ngo abona ngo ishusho ngo Bikira Mariya afite hano mu isi, iryo ni ijuru rya kabiri. Pawulo yagiye mu ijuru rya gatatu ngo yumva ibitumvwa na muntu wese, abona ibitabonwa n'umuntu wese. Iyo umuntu yari akubwiye ngo iyi shusho abona iriya ni divinite, nakubwiye ni divinite. Divinite yakuwe mu ijuru, cyangwa se ni ikibi cyakuwe mu ijuru, uwo bita umubisha cyangwa umubi, uyobya amadini, uyobya Babuloni. Nabikubwiye. Rero Babuloni ni abavuga Imana cyangwa abakorera Imana ariko zitwa ibigirwamana. Rero ni hari undi mukiza, kugira ngo ubyumve neza hano kuva 14, mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Narindi kukwibutsa rero, kanseri cyangwa se uburwayi, ijoro cyangwa urupfu ubona, wo kurugukiza ni Yesu Kristo. Ndagasubiramo neza. Imana ntigeze itanga umuvugizi, ahubwo yatanze umukiza. Ijambo ravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo bamwizera batarimbuka ahubwo babonere ubugingo muri uwo nguwo. Ubugingo bubonerwa muri Yesu Kristo. Hanze ya Yesu haba urupfu, hanze y'ukuri haba amakuba, kandi ikinyoma cyose kikubira amagambo yose y'umwijima, kikubira ibintu byose bishishana kandi biteye ubwoba. Rero uteye ubwoba ni Kristo Yesu. Ijambo ravuga ngo Uwiteka ni umuriro ukongora kandi biteye ubwoba kumwegera ataguhamagaye. Ngo ntawagombaga kwegera Ahasuwerusi atahamagawe mu bagore. Esteri niwe wabihamije. Rero ariko n'Imana ubwayo irivuga hano muri Yeremiya 30 umurongo wa 21. Ijambo ravuga ngo Imana izatoranya umwami mu Bisirayeli itume ayegera. Ngo ninde watinyuka kwegera Imana atariyo imwiyegereje? Uyegereza ikinyoma abagiye gusa n'urupfu, ariko uyegereza ukuri abagiye gusa n'ubugingo. Abantu Imana yabatumanye umwuka, ariko barangije bajya gushaka, bajya kuraguza ibirere, bajya gushaka ibindi bintu, impano zo mu bantu n'ibintu, bajya kuraguza uruziramire kugira ngo bavuge ubutumwa. Abo ngabo ibyo bavuga n'ubundi bavuga ibya Babuloni, bakavuga n'ibindi bintu by'ibinyoma, bagashyira abagenzi mu rungabangaba, bakajya gusobanura kandi batarahawe gusobanukirwa. Ahubwo utarahawe ubwenge ajya gusobanya iby'Imana, akajya no kuzimiza kubera yuko ntiyahawe inkoni, ntiyahawe gushuma. Rero kugira ngo Imana igutume nuko igutumana n'umwuka wayo wera. Ijambo riravuze kuva 15:2 ngo Uwiteka n'imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, amindukiye agakiza, uwo niwe Mana yanjye nanjye ndayihimbaza, niyo Mana ya data nanjye ndayigira gute? Ndayishyira hejuru. Iyo Mana nayikubwiye iri hano mu ba Filipi. Yesu wambaye umubiri niwe Mana, ni nawe Uwiteka. Hanze ya Yesu Kristo hari urupfu no kurimbuka. Nta yindi nzira aba bantu bababwira, ntihariho inzira, ntizabaho, ntiyanabayeho. Kuko ijambo Bibiliya isobanura neza yuko Yesu ari umwana w'intama watambwe isi itararemwa. Yesu yacunguwe n'ubundabere. Hanyuma rero agakiza honyine aho kabonerwa muri Kristo Yesu. Yesu Kristo niwe mucyo, niwe gakiza, niwe mahoro, niwe mbaraga, niwe uruta ibintu n'abantu, niwe uruta isi n'ijuru, kandi niwe uyishyiraho, ni nawe uzayikuraho. Hanyuma ahangaha ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa ibyakozwe n'intumwa aravuze ngo 10 kugeza 12 ibyakozwe n'intumwa aravuze ngo ariko 10 ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima.
urumva ko Yesu akura mu rupfu. None kuki umuntu nyine witwa ko ari umunyamasengesho umuhanuzi udashaka gupfa ninde? Uwo muntu udashaka ko Imana imuburanira ninde? Uwo muntu uvuza kuvuga ngo Bikira Mariya ngo namubonye mu ijuru ngo uko asamwe, iriya ni divinite ndi kubikubwira, ni Ashiteroti cyangwa Ishitari cyangwa Tamuzi cyangwa Makarena. Umuntu aragenda akavugana n'Imana z'ibigirwamana ziba mu ijuru rya kabiri, arangiza akaza mu isi kubeshya abantu ngo uko Bikira Mariya asa. Nta Bikira Mariya ubaho. Habayeho umwari Mariya. Bikira si n'ikinyarwanda. Bikira ni inuze ni Igiswahili. Nakubwiye yuko umuntu ari kukubwira ngo Roho Mutakatifu habaho umwuka wera. Abantu ni ururimi rwacu ni rwiza, ikinyarwanda ni cyiza. Ikinyarwanda gisobanura yuko umwuka ugomba kuba we. Hanyuma imyuka nta kivuze nubwo ikorera hano mu kirere. Hanyuma 11 ijambo ryavuze ngo Yesu ni we buye ryahinyuwe namwe abubatsi mwebwe muvuga ko muri abashumba cyangwa abahanuzi cyangwa abavuga butumwa, ngo kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. Imana ishimwe cyane yuko idasa n'imbetezi cyangwa se n'ibindi. Ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo usibye izina rya Yesu Kristo. Imana ikiriza muri Yesu Kristo, kandi uwo nguwo unakiza ni nawe Mana. Ni ukora byose nk'uko abishaka, ni utuma umumenya cyangwa utanamumenya. Kuko Yesu yaravuze ngo nanjye hano mu Baroma 9, nanjye Imana inangira uwo ishaka kandi kanahana umutima wihana uwishaka. Ikunangira ishaka n'ubundi kukwica. Imana yanangiye umutima wa Farawo ngo imwiyerekanyeho imirimo n'ibitangaza. Rero aba bantu baza bakababwira twabonye tweretswe, twabonye imipaka 6 ituma tutagera mu ijuru, kubana n'abantu mu miryango, no kubana n'abatura. Ibyo ngibyo ntago ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo buzurira mu marembo, nta misozi 7 ibaho. Kwa Yesu haba iki? Haba kwera, hakaba gukiranuka, hakaba umusozi, hakaba irembo ry'amahoro. Kubera ko mu mahoro nukuvuga ngo icyaha kikurimo, bivuze ngo icyaha nicyaguha amahoro ntiwakinjiramo. Umuryango witwa gukiranuka ubaho, umuryango witwa kweruka baho, umuryango witwa imbabazi ugujamo ngo utababariye nawe ntazabarirwa. Kandi na Mika 6:8 yarabivuga ngo iki Imana yeretse umwana w'umuntu no gukunda kubabarira, kwicisha bugufi no komatana n'Uwiteka. Rero nimba wowe uri kubeshya abantu ukababwira ati jewe ariko Imana yanyeretse ibi 6, yanyeretse ibi 7, yanyeretse ibi ngibi, no, ijambo rifite ibyo utazi. Imana nigeze yemerera Zaburi, donc ntabwo yigeze yemerera Zaburi za Dawidi kuvuga ngo uzaba. Vuga Zaburi ihera ku murongo, Zaburi ya mbere ikageza kuri Zaburi 150. Uri kunyumva neza? Hanyuma akanda hari amagambo y'ubugingo. Kandi si nico gitabo, hakabaho n'igitabo cy'imigani. Si n'imigani gusa, hakabaho n'indirimbo. Si n'indirimbo gusa, hakaba umubwiriza, hakaba ubuhanuzi Yesaya yahawe, ubwo Yeremiya yahawe, ubwo Ezekiel yahawe, ubwo Nahumu yahawe, ubwo ba Mikayi cyangwa se abangaba bo muri Obadiya ibyo yahawe. Ubutumwa ni bwinshi. Rero mu butumwa ni harimo kujonjora no kwijonjorera wowe ibyo ushaka. Kandi Yesu yambwiye yuko mu butumwa bwe cyangwa mu gakiza hatabamo doctrine, ahubwo ikintu kimwe Imana itumira mu gakiza cyangwa yatumanye n'umwana wayo, yatumye kumvira. Barutelema yamubaze ngo ese wizeye ko uri kuvugana n'umwana w'Imana? Umubwira ngo ninde nkamwizera, niwe muvugana. Arangije baramusunika, bari bamusunitse bamuhamya ibyaha ko yavukanye ibyaha, ko adakwiriye gukiza amaso. Erega impamvu abantu bari kuburana kudapfa nuko n'ubundi araburupfu, ariko uwo basunitse niwe Yesu yakuruye. Impamvu nyine ujya guhanganira mu mpamvu z'umubiri nuko utari umwuka. Umwuka ajya gusenga no kwiherera, kandi niyo yakubise niyo yasenye birasenyuka. Ibintu biremerwa mu mwuka, abantu baraza bakabeshya. Kandi Yesu yavuze ngo nige nzira, undi akavuga ngo hari izindi nzira. Warabeshye isi, nta yindi nzira ibaho, warabeshye. Inzira ni Yesu Kristo wenyine kuva kera kose. Abera amaraso Yesu Kristo, ijambo ryavuze hano mu Baheburayo ngo amaraso ya Abeli navuga ibyiza, ariko ngo Yesu Kristo ni avuga iki? Avuga imbaraga, avuga gukira, avuga gutabara. Ayo maraso Yesu niwe wagiye guhamagara Lazaro ari mu mwobo, avuga ati Lazaro, arakanguka, ategeka ko bamukuraho igitare. Wowe kuki udashaka ko ari Yesu
ese Imana wasenze uri gushaka yuko ubaho mu isi, urumva udafite ikibi? Iyo Mana udahamagara amakuba yaje n'urupfu uri kurureba ngo wemere no gutaha, ahubwo ukavuga ngo urashaka gusibanira mu isi. Ariko ubu tunasaba kugira gute? Tusaba kuyivamo, ariko Imana ntibyemere. Umuntu akaza akakubwira ati muri 2025 hazaba ibi. Umuntu akaza kubeshya abantu ngo mu kwezi kwa 9 dore ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 9. Busi ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 9 iyo ntago ari imvuga ya Yesu. Ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 10 n'ukwezi kwa 12 Yesu suko yavuze. Yesu ntago ari kuvuze ati Yerusalemu watumweho intumwa n'abahanuzi, ariko uvunira amatwi mu biti ukanga kumvira. Kwa Yesu nakubwiye ko barizera kandi bakumvira, hanyuma barangiza bagaca bugufi. Guca bugufi ni ukwemerera ubushake burura cyangwa se bw'iki kubabaza. Ngo Yesu yanganiye umusaraba w'isoni. Reba umuntu utari kwemera kwihanganira umusaraba w'isoni, niyemere kwihanganira ubukene akavuga ngo Imana yavuze ubukire n'ubu kugira ngo erega Imana isezerano ry'ubukire izarizana. Yarizanye kwa Aburahamu ariko abanje gusonza no kujya kugira gute, no kujya gusubukira muri Egypt. N'abana be n'abuvivi bwe n'abuzukuru baragiye babanje guhinyura babanje guhinyura inzozi za Yosefu. Impamvu ubuhanuzi bwawe buhinyurwa nuko nyine nibyo uvuga nyine bivugira hanze y'ijambo, ahubwo ukajya kubivugira mu magambo y'abantu. Imana yatanze ijambo, yarangije nawe ujya gushakisha abamagambo. Imana ishimwe cyane. Yesu yavuze ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa se atamuciyeho. Yohana 14:6. Kandi Filipo ari kuvuga ati twereke data, ati n'igihe twabaniye ukaba utaramenya. Rero abantu baraza bakatuzanira ngo ayo mashusho, ngo ati Bikira Mariya ni inzira ijya he? Bikira Mariya no, iyo umwari abyaye cyangwa arongowe yitwa umubyeyi, yitwa umugore. Nta virginité ntabwo Imana ntisa n'ikinyoma, kandi Imana ntiyakugira umugabo nurangiza ngo wigire umugore uvuge ngo ufite Imana, cyangwa ni kugira umugore wigira umugabo uvuge ngo ufite Yesu, bufite Satani. Rero ijambo ryavuze ngo iki? Ryavuze hano mu Byakozwe n'Intumwa 10:34 kugeza 38 haravuze ngo 34 Ibyakozwe n'Intumwa 10:34 kugeza 38 haravuze ngo Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Imana ntirobanura ku butoni, icyo ucyumve neza. Ntirobanura abahanuzi ku butoni, ntirobanura abagore ku butoni, abakobwa ku butoni. Ukuri twamenye neza ko kutava iburengerazuba cyangwa iburasirazuba nta muyuda wakwije ukuri usibye Yesu waje wavukiye i Nazareti, kandi nabo bari bategereje agakiza. Turaza kubibona hano muri Luka ubwo Simiyoni yavugaga ngo sezerera umugaragu wawe kuko yarabonye agakiza. Agakiza na Yesu yantumye kuza guhamiriza isi ko ari we. Irindi uvuga baboneramo agakiza ni ibinyoma bya Babuloni. Kandi Imana Yeremiya hano tape enfo de Sadene sha 50 yavuze ngo Babuloni yagaragayeho kugurwanya Imana, arafatwa Imana yamuteza umutego. Erega Imana igibatega umutego. Hanyuma Imana irangije iti ahanga ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isirayeli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Yesu Kristo ni we mwami wa bose. Hanyuma uri kwambura abantu Imana, kandi ijambo rivuze ngo Yesu Kristo ni we mwami wa bose. Bose b'iburasirazuba, bose b'iburengerazuba, bose b'amajyepfo y'isi, bose b'amajyaruguru y'isi. Rero nukuvuga ngo umwami uriho kandi uzahora wahozeho ni Yesu, ni wahindutse Kristo ku musaraba. Iryo ntiyabihawe nuko yakuwe mu ijuru, ahubwo yabihawe no gutanga ubugingo no kumena ubugingo kubwawe nanjye n'abandi bazizera icyo yakoze. Kandi yarabikoreye kugira ngo abantu bave mu rupfu bagere mu bugingo, niko ijambo rivuga. Hanyuma aho ngaho 3:7 akavuga ngo iryo jambo murarizi ryamamaye i Yudaya hose rihereye i Galilaya hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga. Hari ababatije ariko badafite Yesu Kristo, niyo mpamvu baza bakabasuka amazi ku gahanga mukagira ngo mukitirirwa umubatizo, ariko nta mubatizo mugira. Yesu yavuye mu ijoro abatizwa muri Yorodani. Wowe ntabwo ushaka kubatizwa mu mazi menshi, warangiza ukabeshya abantu ngo umukristo. Ntabwo ibyo Imana ibyemera. Uzabihindure, kandi utabihindura uzahindukirira urupfu, kuko ikinyoma gisohoza mu rupfu ariko kuri gusohoza mu bugingo. 3:8 ijambo ryavuze ngo
ngo iryo jambo murarizi ryamamaye Yudaya. Yesu yamamaje ijambo rye, na n'ubu tuzakomeza kuryamamaza kandi tugaragara nk'abakorera Imana, mbese nk'ibikoresho by'imburamumaro, kuko Yesu ari utegeka byose, ni nawe utubwiriza kuvuga ibyo dukwiriye kuvugira mu maso y'abantu cyangwa mu matwi y'abantu, tutavuga ibyacu cyangwa iby'abantu. Ngo rihebeye i Galilaya. Hanyuma iyi Galilaya bavugaga yuko yari Galilaya y'abapagani kwa Zebuloni. Ngo hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga 3:8, ngo ni irya Yesu, iryo jambo ngo ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga. Kuki ujya kuvuga nawe amagambo udafite umwuka wera n'imbaraga? Ibindi uvugana nabyo ni ibiki? Kuki wakana umwuka wera? Kuki wakana ubuyobozi bwawo? Kuki wakana ijambo ry'Imana ukavuga ko byanditswe n'abantu ariko nuko utari w'ijambo? Niyo mpamvu ubyiterera abantu. Rero Imana rero yaje irakubwira ngo intego yayo ni ukwizera Yesu Kristo, ko agomba kugukiza ibyaha ukihana, warangiza ukajya kubona agakiza, kuko Yesu ari we gakiza. Ibindi bintu bitari iryo jambo sibyo. Ngo yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza. Imana mu mpamvu z'umwuka wayo wera no kugira abantu neza, biranditswe mu Baroma ibice 2 umurongo wa 4. Iyo ijambo rivuga ngo kugira neza kw'Imana niko kurihereza umuntu kwihana, ngo agakiza abo Satani atwaje igitugu. Yesu ari gushaka ko agukuraho igitugu. Va mu bapfumu, va mu busambanyi, twarabiretse natwe, ndetse n'ubu turacyabirindwa cyangwa Imana iracyabiturinda, kandi byanashoboka ko umuntu yabijyamo, ariko Imana igiri itugira umuntu yaduhaye bukatubuza kujyamo, cyangwa se Imana igakuraho imigozi y'icyaha n'ikibi. Hanyuma ngo ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu. Umwuka wera washyiriweho, cyangwa Yesu Kristo yashyiriweho gukuraho abo Satani atwaza igitugu, aba majesiye n'abakonikoni. Murabizi ko Satani abatwaza igitugu. Abo ngabo mwavugaga ngo mwambaza iyo divinite, uwo Ashiteroti, Satani agutwaza igitugu. Wiringira Bikira Mariya ariko Satani agutwaza igitugu. Wiringira iby'abantu ariko Satani agutwaza igitugu. Agakiza ni kari muri icyo ngicyo nari mvuze, ahubwo agakiza kari muri uwo nari mvuze, ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Ariko ubu ngubu nta kiri w'i Nazareti, ahubwo ategekera byose hose mu ijuru. Repe enefodesa, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Aho umwuka wera ari niho Imana iri, aho Yesu Kristo ari niho umwuka wera uri, kandi aho Yesu Kristo ari haba hari ijambo, niho hari amagambo. Tape enefodesa denesha. Mpamvu ugira amagambo atumuka nk'isazi nuko nyine ibyo umwuka w'isi utumukana ari umwanda. Ariko ibyo Yesu ahera abantu be ubuntu, byitwa gakiza, byitwa ubugingo, byitwa kugubwa neza. Tepe enefodesa denesha, nuko bivuga kandi nuko bimeze. Hanyuma ijambo ryavuze ngo iki rero? Hanyuma Abaroma, Imana intuma ku magambo, kuko yambwiye kubwira isi agakiza. Niryo jambo Imana yantumye ku isi, kubwira isi yabumva nabumvira. Hanyuma abatubaha Imana, nimutemera inkota, nimutemera ijambo, nimutemera agakiza, ibibagenewe cyangwa ibibabikiwe, ijoro, gusitara, ubwire, ubwoba n'urupfu. Kuko Imana iguhamagaye ntabwo igutwaza igitugu. Satani niwe uzagutwaza igitugu, ntabikubwiye. Ubusambanyi buzagutwaza igitugu, kuririmbana ubwibone bizagutwaza igitugu, kubeshyera Imana bizagutwaza igitugu, kandi icyo gitugu ni urupfu. Urupfu rutwaza igitugu, kandi igisobanuro cy'urupfu nyine ni ubwoba ugira. Abaroma 11:11 yaravuze ngo nuko ndabaza nti basitariye kugwa rwose? Ntibikabeho, ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga, kugira ngo bitera Abisirayeli ishyari. Ntabwo agakiza kava mu Bayuda bwite Buyuda, babyarwa na Yuda cyangwa babyarwa na Benjamin. Kava kuri Yesu wishuriye abo Bayuda, kuko nakubwiye ko ari bo bamwishe. Ntabwo agakiza kacu ari Ubuyuda cyangwa ari Judayismu. Ntabwo agakiza Yesu yambwiye yuko kubwira abantu bibavuga ngo agakiza ngo kazanywe muze muri Afurika ngo n'abazungu. Wa muzungu we, nta gakiza wazaniye Faustin. Agakiza k'abazungu sinkazi. Nza agakiza nk'ijambo ry'Imana, agakiza nka Yesu Kristo. Nta munyamerika uzampa gukira,
nta munyaburayi nta mufaransa cyangwa umwongereza uzamba gukira cyangwa umunorvegien cyangwa umubelgique donc ababerge nta mubirigi uzazanira agakiza Faustin kandi n'uwagahawe n'umubirigi ako kababirigi ni ikinyoma agakiza k'ababirigi ni ikinyoma ak'abafaransa ni ikinyoma kandi impamvu murazibona akabongereza ni ikinyoma uyu mushukanyi uza kubwira abantu ngo agakiza ngo kava mu mico agakiza ni kava mu mico kugira ngo ubyumve neza ko wabeshye isi kandi nawe ko wibeshye umva icyo Imana yabwiye yahamagara icyitegererezo cyo kwizera yahamagaye umuntu Abraham wabaga muri Uri y'Abakarudayo nawe se nkubwira ibyo Babuloni nawe uri kuguhamagara kuva mu kinyoma cy'isi Uri y'Ubukarudayo hanyuma birangije iramubwira ngo va muri Uri y'Ubukarudayo Imana ihamagara ugiye gukiza gusezera isi ikimenyetso yanabikoze kwa Elisa iramubwira ngo va muri secteur iri agronomique ugiye kandi singwa nta segiteri y'ubuhanuzi baho ahubwo uze winjire mu kirere cy'umwuka ahubwo kugira ngo nge kukugirira neza hanyuma kubera yuko aba bantu baza bakabakangisha ngo za maîtrise na za doctorat cyangwa na za ingenieur n'utundi tuntu twise na za ingenieur bati twebwe dufite za professor nahoze mbabwira isi yuko abateologie bagiye kumwara n'isoni Imana hoze imbwira yuko umwanditsi n'umuteologie isoni Imana igiye kubikura isoni n'ikimwara wowe mwanditsi ntiwakandika Imana nubwo Imana ijambo yakwandikiye kuki uriri batasha bukari bishira rero ibyo ngibyo ni isoni zikubikiye kandi zizakubikurira kubera yuko uvuga nakubwiye yuko agakiza si ubuhanuzi ahubwo Yesu niwe guhanura Yesu niwe butumwa Yesu niwe kuvuga Yesu niwe gusinzira kandi niwe gukanguka dusinzira muri we kandi tuzakangukira muri we haleluya agakiza k'ababirigi fake karabesha ak'abafaransa karabesha Afrika ntigira agakiza gafitwe na Yesu Kristo nabwiye ko abisirayeli batagira agakiza ni Yesu Kristo uwo yaje ari Yesu muri Mariya ijambo rihinduka ubugingo kugira ngo nzabone ubugingo birangije ariko uyu munsi wanone araza akakubwira ngo agakiza ngo kagendana n'umuco ngo niyo mpamvu twebwe twambara amapantaro tukambara amaherena abarabu bwose abarabu nyine bagomba kugira imyitandiro ntiyagukiza n'igitambaro nubwo nyine n'ucyambara ku bwa DPR cyangwa ukacyambara ku bw'ibyuma uze nitubona nyine babyambara ariko bagasambana cyangwa se bakanatukana bakanasebanya igitambaro bivuze ngo ni milite cyangwa no gucishwa bugufi k'umukobwa cyangwa umugore uri kujya mu ijuru hanyuma kugishyira hasi bivuze ngo ni urupfu n'ijambo niba yurirambitse hasi ubugiye gupfa ubugiye kwiyahura Yuda bavuga kugambana mwemwirirwa mubeshyera ngo Yuda yaragambanye Yuda Iskariote ugambanira abangahe ukugenza niko nawe uzagenza kugambana ko nyine kwa musandaje inda nawe abugambanira nawe erega nawe nicyo kigutegereza uzasarura kuri ayo mahwa uri kubiba kuri bene so cyangwa se bene Imana mwene Imana ntibamugambanira cyangwa mwene Yesu ntibamugambanira ahubwo bagira gute baramukunda ndetse bagashima Imana kubwo Imana yazanye nyine abumucyo rero Yesu ngo akiri mu isi yari umucyo rero nawe ugifite ijambo Imana ikikubwira ngo ihane ufite umucyo ariko buzira nibwira urupfu rwagushyikiriye ntabwo uzatakira Imana ariko kubwire ngo cyagiye yohereje umuntu Faustin arakuburira ariko aho kugira ngo ukubure amarembo yawe ahubwo wagiye kuyahindanya yuzuzaho umwanda kandi amarembo ni umutima ibyo winjiza mu mutima wawe nibyo winjiza mu bwonko bwawe hanyuma kabiri irangije ibwira uwo Abraham ngo siga inzu ya Sotera uraza ukabeshya ngo agakiza kabagande ngo agakiza tukarebera mu Bugande agakiza ntigasa n'ibihugu agakiza ntigasa n'amahanga agakiza gasa n'Imana gasa no kwera gasa no gukiranuka ntabwo Imana ikunda abasirimu abwira abanga Imana hano Zaburi 16:3 ijambo rivuga iki ijambo rivuga ngo murabera nkuko nange nera kubera yuko abera bo mwisi arizo mfura Imana yishimye ubwoko Imana igira nabera gusa wowe ukajya kubeshyera Imana ngo yaravuze ngo nkunda bankunda hanyuma uzanyereka ijambo muri Bibiliya kuva mu itangira ukageza mu byahishuwe hayo ijambo rivuga ngo Imana ikunda abasirimu kandi abasirimu sina nabazi nk'ubwoko ahubwo cyakoza tuzi abarabu bavuga icyarabu abo babeshyera ngo you are Muslims uri umusilamu ubusilamu sinzi ibyo ari byo ahubwo Imana ihamagarira abarabu kurekura ikinyoma cya Muhammad
bakajya kuri Kristo Yesu. Icyo kinyoma kizakugirira nabi. Imana yavuze yuko yateze Babuloni umutego. Iryo dini ryawe ririmo umutego kandi uzakurimbuza. Ndikubwira ngo abantu bigushukisha amadini yabo, ahubwo umuremyi wawe mwumvire. Umvira Yesu Kristo ni wowe watanze, kandi ngo hatabayeho kugira gute, hatabayeho kuva kwa maraso ntihabaho kubabarirwa. Ibyo bintu mwirirwa mubeshya ngo twebwe ngo hariho umuhanuzi. Ntabwo ubutumwa bwiza ubugingo si ubuhanuzi. Ubugingo si ubuhanuzi. Baramu yarabupfanye. Sawuli ararimbuka na Salomo ararimbuka kubera yuko iherezo ryabo ryabaye ribi. Babonetswe kurwanya Imana. Nurwanya ukuri ngo nkuko Yani na Yambure barwanije ukuri. Barwanije Mose, ngo niko abo bagabo nabo barwanya iki ukuri. Nurwanya uw'Imana yatumye cyo witegura urupfu. Mbese ufite urugero n'ikitegererezo cya Yani na Yambure. Nawe ninde urwanya? Kuki utarwana intambara nziza yo kwizera? Kuki tape enfo de sadene shadele vasaye? Kuki lame enfo de sadene? Kuki udakora icyanditswe cyangwa ngo ugisohoremo Abakorino ba 2 bice 13 umurongo w'8 nguko ari ntacyo twakora ngo turwanye ukuri keretse kukurwanira. Wirwanira abavuga butumwa, wirwanisha ishyaka ry'abavuga butumwa ry'abahanuzi, winarwanisha ishyaka ry'umubiri, ahubwo urwanisha ishyaka ry'ukuri, kandi uko kuri ngo ubereshe ukuri. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Rero nituri bibyarwa, ahubwo turi abana b'Imana, turi intama muri Kristo Yesu, kuko Yesu ari intama nawe abintama kandi agahinduka n'umwungeri mwiza utazimiza. Imana rero ntizimiza ahubwo izimana ubugingo. Hanyuma 13 ijambo rivuze ngo iki mu Baroma 13:11 haravuze ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose, dore agakiza kacu karatwegere kuruta igihe twizere. Imana iri kukubwira ngo bigeze mu gihe cy'umuhero w'isi cyangwa se cy'igicuku cy'isi. Imana iri kukubwira ngo sinduka ububi, sinduka ibyo usinda mu nzoga z'ubusambanyi, mu nzoga z'ubukubaganyi, sinduka amagambo usinda, ahubwo wuzura umwuka wera, uririmbishwe ishimwe n'umwuka wera w'Imana. Ureke gusindisha abantu ikibi, ureke gusindisha abantu ikinyoma, ureke gukabya ngo nagiye ngo bikira mara ntumuzi. Kandi nuwo Yesu turi kuvuga, ntago ndi kukubwira ngo Yesu ngusa ngo nuriya muri Roma twabuze tuvuga. Nta shusho Yesu agira, ahubwo imbaraga n'imirimo ye nibyo bimushimangira mu mitima y'abantu, tukamenya yuko tuvuganye n'Imana. Iyo Imana ije kuvugana natwe ntago tuza gusobanura amajwi cyangwa kuvuga ngo Imana yanyeretse isura ye ngo Yesu nta amaraso ye. Nimba Petero yaravuze yuko amaraso ya Yesu adafite ibara, adafite inenge, bivuze ngo ntabwo dukizwa ku bw'amaraso ya Yesu Kristo ayo yamenye. Ayo maraso rero sa y'Abayuda, nta muyuda wadukishije, ariko agakiza kageze ku Bayuda, n'ubu kageze mu Banyarwanda. Rero mu gihe cyo gukira iyi Imana ibishimira gukiza, ariko no ku gihe cyo kuguha kuruhuka iyo wabikoreye, Imana iguha kuruhuka nawe ukajya mu mugabane w'abakoreye Imana nka ba Daniyeli cyangwa ba Dawidi na ba Yesaya na ba Yeremiya. Ijambo rero ryavuze ngo iki rero? Ijambo ryavuze ngo rero Abakorino, Imana yakomeje imbwira amagambo yo kubabwira. Abakorino ba 2:7 irambwira ngo ambwire iyo mbese abo bana cyangwa iyo nkuru nziza abantu. Ijambo riravuga ngo ufite agakiza nushaka agakiza ngo arabanza akagira gahinda, ngo ko mu buryo bw'Imana kagomba kumutera kwihana kuticuzwa. Iyo umuntu yihannye ntagaruka kwicuza. Impamvu wicuza, impamvu zo kwihana nuko nyine utaramenya intego z'agakiza, nturamenya intego zo kuranduka mu bibi. Rero ijambo ryakubwiye ngo Abakorino ba 2:7 umurongo w'10 ijambo ryavuze ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa nawe kazana agakiza, ngo ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Agahinda k'amafaranga, agahinda k'abagore, k'abana, k'ibyo udashoboye ngo kabitse urupfu, kandi Imana yo yakugize gute? Yakubikuriye ubugingo. Rero niyo mpamvu ijambo rikomeza ahangaha mu Befeso ibice 6 rikavuga ngo mwakira agakiza kab'ingofero. Ni amagambo Yesaya n'ubundi yari yarahanuye. Hano Yesaya 59 ni amagambo yari yarahanuye Yesaya. Paulo ayagarukaho hano mu gitabo cy'Abefeso 6:17 mwakira agakiza kab'ingofero. Agakiza ni imirimo, nibyo ukora, nibyo uhamya. Mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo. Urumva ko inkota ijambo ry'Imana ari inkota, kandi na Yeremiya yari yabivuze ngo ariyo jambo ry'Imana. Rero nukuvuga iki? Abantu bakwiriye kwakira agakiza mu mpamvu z'umwuzuro,
kuko n'ubundi hano Yesaya hano 59 yari yarabihanuye kubera Paulo yasomaga ijambo. Abantu bari kwanga gusoma ijambo, muri guhinyura Bibiliya, mwarangiza ndebera nk'aba baririmbyi baza bakaririmba ngo Bibiliya ni igitabo we, ariko barangiza bababwira atari ku mugore iyo asenga cyangwa hano uradatwikira umutwe agatangira kurwanya Bibiliya akajya mu mico ngo ibi by'abakorino. Nabajije abantu navuga niko iyo uvuga ngo urwo rwandiko rwari urw'abanyakorino, hanyuma abanyakorino nabahe? Abanyakorino uvuga abanyarwanda nabahe? Abagande naba urwandiko rw'abanyarwanda, rw'abirabura, rw'abagande, rw'abakongo, rw'abo ba rero biriya Paulo byari ibihamya, ntabwo umwifato wa Korino ubaho. Abantu bose Imana ibabona kimwe. Ijambo ryavuze ngo nirobanura abantu ku butoni mu mahanga yose. Rero umunyarwanda agomba kugira gukemura imisatsi nkuko n'umufransakazi nawe agomba wizana umufransakazi cyangwa umunyamerikakazi we ngo cyangwa se disons dis donc nous sommes une diaspora Belgique, donc de la Belgique, de la France, tuvuye za Norvège, tuvuye muri za pays Scandinavie, tuvuye ngi kugira ngo uvuga ati jewe numbona na bicikopa twebwe aho ngaho abantu bemera ko dusenga twomeye bicikopa, urabeshya, ni satani ubyeme. Kandi ibyo muvuga ngo agakiza nikabone nikareberwa ku myambaro, urabeshya. Sindabona igisirikare mwisi mwihanga cyambaye ubusa. Wowe warakibonye nepo igisirikare cyambara ubusa kibaho? None se kuki nyine kigira ate igipolisi cyambara ubusa ukizihe? Ntacyo. Hanyuma aba perezida bahora bavuga bambara ubusa. Ese ubwo aba perezida bayobora abantu bambara ubusa nabaye? Uzi ko umuntu amaze gukora icyaha, icyamuteye kutape enfo de sadene shadele vasa, icyamuteye kujya kwihisha Imana, yagendaga ajya kwiremera inshokera. Nico kuki nyine aragiye kwiremera inshokera ubwo yari yabaremye batambaye imyambaro. Hanyuma kuki Imana byayisabye kwica? Uzi ko umurimo nyuma yuko Adamu na Eva bamaze gucumura, umurimo yakoze ari ukuwambika. None si uza kuvuga ngo uzambara ibyo ushaka, utekereza ko tutarabona mu basirikare bambara uko bashaka mu gihugu cyacu? Ntiturabona abapolisi biyambika? Sindanabona abo bagore bagira abo polisi kazi. Imana ibahumugisha ubwo bo banze kuza kubeshya Imana, kuza gushaka akazi ngo muri za theology. Imana iha umugisha abo bari cyangwa nabo babyeyi, abo badamu babyarira Imana. Hanyuma sindamubona yambaye isengeri ngo nuko ari umudamu. Uri kunyumva neza nepo? Sindabona umugore w'umusirikare kazi cyangwa umupolisi kazi wambaye isengeri ngo nuko ari umudamu. Yambara nyine teni. Turi kumvikana teni nyumva neza. Akambara urukweta. Ubeshya abaswa ariko ntabwo uzabeshya ababana n'umwuka w'Imana. Umwambaro usobanura ikintu gikomeye cyane ibwami. Ngo abahereza bo kwa Farawo, abaherezaga vino bari bafite imyambarire yabo ngo n'umwifato wabo. Wowe Yesu avuga ngo wambaye ubusa, ngwino ngureho umwambaro. Ntabwo Imana uvuga ngo ahubwo nimba ari iki? Yesu akavuga ngo wambaye mwambika umwambaro wera. Yesu bamwambika umwambaro, bamwambura umwambaro w'ibizinga, bamwambika umwambaro wera. Warangiza ukavuga ngo agakiza kaba ku myambaro, ugatahane neza. Agakiza kaba ku byo ijambo riravuga ngo nuko bakundwa ubwo dufite ibyo byasezeranijwe bimeze biri. Twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twijisha ntaga kaba ku mutima. Agakiza ku mutima ni kinyoma, ntikanabaho. Kandi ako ngaho karatubya, kandi kagatubya amagambo kagatubura ikinyoma. Rero ikinyoma nicyo kigira elastike, ikinyoma kiri kwedura, ariko ukuri ntabwo. Ukuri ni kukenera ibindi bipimisha. Ukuri ni gukenera andi maboko. Ukuri ahubwo kukomeza amaboko yo gukomera. Ikinyoma nicyo gikenera gihambira amaboko kigakena amaboko. Ikinyoma kuko sindabona inzoka igenda igororotse, igenda igira gute, igenda nyine igenda zigzag. Ariko ukuri kunapindua nyine ukuri waki irinjira. Nyama inkota nyine nuko ijambo impamberega Imana ntigira abayivugira nkuko muvugira inka. Mujya mugenda muvugira inka kandi abavuzi Imana igibaho umugisha. Ariko inka Imana ntibayivugira, bavugira inka ariko ntibavugira Imana. Ahubwo bavuga abashorewe n'umwuka wera, bavuga uko ishaka cyangwa uko itegetse. Imana impamvu nta muntu wo kuyivugira, ahubwo Imana y'ubwayo iyireme. Impamvu Zakariya yabaye ikiragi, Ezekiel abikiragi, Uwimana ishaze. Kandi na Mose yarari kuburana ngo
sisanzwe nzi kuvuga, hamagara intyoza Aroni aze abari we. Igihe cy'intyoza cyararangiye, uwe musi buri mu bantu, ariko kwa Yesu harimo abitondera ijambo ry'Imana. Hanyuma nasoza nta n'ibintu byinshi cyane, nta n'ibintu byinshi rwose. Nsoreje kuba Tesaloniki, kuba Tesaloniki n'Abakorino naho hantu habiri ngiye kuvuga Imana yantumye, ariko abantu ni muwe mu gakiza ka Kristo Yesu, kuko ibindi byose ni ibinyoma, ibindi byose ni ibihimbano, ibindi byose ni bibi. Reka nsoma ayo magambo. Abatesaloniki ba mbere ibice 5 umurongo w'8 n'uwa9 haravuze ngo, ariko twebweho ubwo turi abamanywa twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Agaruka muri aya magambo ngo, kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Urumva ko nta bindi, ariko abo bantu ubundi basoma ihe Bibiliya. Abantu Bibiliya ibyo bigisha, bajya kwigisha isabato. Ninde wagutumye kwigisha isabato? Ninde wagutumye kwigisha umunsi? Ese kuki wigize mwarimu kandi Imana itarabiguhaye? Kuki wihaye umurimo? Kuki wihaye guhanura? Nuko wagiye gucisha ku ruziramire. Impamvu uza kuvuga ngo ubuhanuzi bw'ukwezi ntabwo byari vuga butumwa. Weze ubuhanuzi bw'ukwezi, ubuhanuzi ayo mezi mwahano byunguye cy'Abanyarwanda. Ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 9 usibye wagiye gucisha ku ruziramire ntubizi. Indazirana guseka nangwe n'indaya, ahubwo nangwe n'abari muri uwo. Hanyuma nibisambo kandi buretse ko uri igisambo gikuru. Urumva ngo ubwo se ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 9 bwa marira ikifose cyangwa u Rwanda ntarusoni. Ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 10, ubuhanuzi bw'ukwezi ngo bwa 2020 ngo bagiye gufunga bazafunga yawe. Ntabwo abantu bazafungirwa amafaranga. Imana yambwiye ko ubutunzi bwanjye butazinjirirwa. Biba kabyaho ngo banke zizafata inuzi. Yena umuntu ukubeshya kubwira ngo hazaza microchip. Ntubwiriza abagore kureka kuboha imisatsi, ntubwiriza abagore kushyira hasi amaherena, ahubwo buzuye Yezebeli, buzuye imyuka yanuje Ashtoreti na Bali. Warangiza ukabeshya abantu ngo microchip, ukanavuga ngo abantu ni basohoke mu madini, wese ubajyane baze gutera inkunga ngo nuze Equity Bank, mudutera inkunga mwe. None wowe ko uri gusohora abantu mu madini, hanyuma ukabajyana munuze kuri account yawe, munuze kuri Equity Bank. Iryo nivuga butumwa ry'inda yawe. Kandi barakubwira ati kwambara amaherena n'icya, kandi mbigusubiriyemo. Uzasoma ikiri muri hose ya 2:15 amubwira ngo Imana izabahora mwebwe bakobwa namwe bagore, mwambara amaherena mukambara inijya yo mashapure mubesheshe. Ibyo ni ibya Roma, ni ibya Vatican, ariko si ibya Yesu Kristo. Nta mukristo kazi wambara ishapure, nta mukristo kazi izira n'intuze. Ari amapfundo 59 aba magiciye murabizi. Ngose nimubizi yuko ira divinity ira Bikira Mariya nyine atari Mariya. Uriya si Mariya. Uriya ni divinity nabinde nzabivuga inshuro zibaho. Mukora icyo bita magicente mwebwe murabizi. Icyo bita demonology, mwiga abadayimoni n'intuze. Za verbum na za grimoire murabizi. Murabizi neza yuko atari Yesu Kristo mubwiriza, ko mubwiriza Satani. Nabandi batati turaba umunsi wa 7 turabisabato. Urabeshya. Murwanya umwuka wera mukarwanya ijambo ry'Imana. Abagore banyu nimutwikira imitwe. Kandi hano turi kuvuga ukuri imiti sindi guca imanza. Muzaze twicare muri Bibiliya. Muvuge uwabatumye, muvuge nuwahe. Ayo madini yose y'ikinyoma. Abandi tuturaba Muhammad turaba kwitandira. Murabo kwitandira ariko mwatandukanijwe n'ubugingo muzapfa. Mutandukane n'ikinyoma cy'abantu cy'amadini. Amadini afite intego nyine, ni intego ya Satani. Ariko intego y'Imana ni uko usinduka ikinyoma ukajya mu kuri. Ndakaza akakubwira none se ubundi nyine nimba uri kwambara ipantaro ko bitakubere icyaha wa mukobwa we cyangwa wa mudamu we, nyine igihe cyo kwemerwa Imana ni kwemera izagukiza. Kandi nakubwiye yuko ubugingo bwose Yesu so wa bose, nubwo ijambo rivuga ko Yesu yapfiriye bose, ariko yarabapfira, ariko mwakunze isi, mwakunze ibibanezeza. Niyo mpamvu azakubwira ngo ako gakiza ngo ntango ninde wakubwiye? Wowe uraza guhinyura ibyanditswe byera, warangiza hose aya magambo yatumwe n'Imana. Amagambo Petero yavuze na Paulo iba yarayapfiri. Reba uyu muntu uri kwambura abantu ngo amadini, ariko akavuga ati mudutera inkunga, dore nimero ya Equity ni. Kandi twabubwira ati se wowe kuki wigisha abandi ubambura amadini, ariko n'ubundi ukakomeza kubambika ikinyoma cyawe. Akaza ngo ngo ibyo mu bihe by'imperuka ngo microchip, akaza microchip afite ihereni aboshye umusatsi.
kuba umusatsi uzasenga umunyamwuka arebe ko kuba umusatsi atari inzoka ziba ziri ku mutwe. Kandi muwamubohera ashiteroti nyine uwo ngo babeshya ngo yagiye ngo mu ijuru ngo abona ngo bikira ngo biriya bikira Mariya ukwasa. No, uyu wowe warayobye wa mugore uzagaruke usenge ibyo ngibyo si Yesu Kristo. Bikira Mariya ntabaho, ahubwo hari umugore donc hari umwari Mariya wanejeje Imana. Kandi n'ubu ngubu umugore se iyo Imana ifite abakobwa barongorwa bakira amasugi, iyo amaze kubyara se yongera kwitwa isugi yitwa bikira cyangwa Mariya yabyaye Yakobo abyara Yuda abyara Miriam, aho ukabeshya isi ngo bikira ntabwo abaho ngo la mère du verbe ngo nyina wa jambo. No, ntabwo babyara ijambo ahubwo ijambo riratubyara. Yakobo 1:18 jamwe yatubyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube umwuzure. Imana rero yambwiye ngo abantu nimumenya agakiza mureke kuyoba. Aba baza kubabwira amagambo kugira ngo nyine mubatera inkunga, nimugende mubatera inkunga ariko muzarimbukana nabo. Nutera inkunga umunyakinyoma uzarimbukana nawe. Umusambanyi nyine muzagabana umubabaro, ukubeshya umwibone muzagabana kurimbuka. Nimuse n'ijambo ry'Imana mukore icyo ijambo ribabwira. Hanyuma rero yego aravuze ngo rero reka ndangirize ahanga mu ba Tesaloniki ba 2 bice 2:13 bavuze ngo ariko bene data bakundwa n'umwami wacu dukwiriye kubashimira Imana iteka kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Ndasubiramo iki kintu, Imana yanumye kuvuga aya magambo, abantu baraza bakikina hanga yanumye ubuhanuzi bwo mu kwezi kwa 12 ubuhanuzi bwa 2025 ubuhanuzi Imana yamusezeranije isezerano ryo kurama kandi ntuzabinkuraho. Vuga ngo kandi wikabya ubeshya ngo ukunze isi, jewe sindi igikenya ndi umuhanuzi Imana kandi yampaye uburame kandi nzaramasha. Utuntu rero abantu ubuhanuzi ngo bwa 2026 bigiye kugenda gute, wowe genda urebe impamvu, urebe abakobwa ugira inuzi aho kubwira usoma ijambo umuwaze tese niyo mpamvu ituma umuntu asiga inzara ku manoye, niyo mpamvu umuntu atera inzara kunuza. Ugenda usoma ikiri mu guteka kwa 2:21 10 kugeza 13. None umbwire ko uyu muntu ijambo rivuze ngo icyo akoze kuwo kubaha Imana yo gufite kugize kuzamo inyungu nyinshi kuko ari nacyo. None se ubwo inzara we witeye inzara nurangiza uvuge ngo wa Yesu Kristo, witeye inzara z'indemano z'ikinyoma utaza aho zanavuye usize irange kwa kandi ijambo ryavuze ngo nzi yuko icyo Imana ikora cyose mubwiriza 14 ko gihoraho iteka ryose ntibishoboka kucyongeraho cyangwa kukigabanya kuko Imana yakiremeye kugira ngo abantu bayubahe. 7 umubwiriza 29 ngo icyo nabonye gusa n'iki nuko Imana yaremye umuntu utunganya ariko abantu bishaka ibimbano byinshi. Ariko mwagiye kwiyigira mukajya kwiga wenda gutwara amamodoka n'ibindi, kwiga kubaka wenda n'abatafite ubwo bushobozi mukajya kwa kubuye n'ibindi bintu, cyangwa mugasenga iyo Mana ikanabaha ibyo bisho ariko kugira ngo muze kubeshya ngo muri abantu muri numwe ngo twege ngo asenye. Idini ry'ikinyoma rizasenyuka. Amen. Ariko idini ry'ukuri umva uko rivuga ngo ni ugutera umugongo iby'isi no gusura imfubyi n'abapfakazi mu imibaba. Uwo mubabaro afite gisura umuntu mu mubabaro we hanyuma unatera isi umugongo. Kuko ijambo rivuze ngo iki byose bibonera abone nyamara nta kibonera abandi batizera ahubwo bavuga yuko bazi Imana ariko bakanisha ibyo bakora ngo bene abo nabo kwanga urunuka no ku mirimo myiza yo gusenga, kuririmba, gushumba no guhanura ntacyo bamaze. Umuntu anasita ariko wimusitaza ariko mwidusitaza ikinyoma cyanyu. Hanyuma ahantu ngiye kurangiriza ngiye gusore cyangwa se gusobikira, Imana iguha umugisha. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse birimo ijambo riravuga ngo iyo ubuntu bw'Imana bubonetse ubwo bwabonetse ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira muri Tito ibice 2:11 bwabonetse ubuzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana n'irayi ry'ibyisi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangire kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi wagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite babugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ujye uvuga ibyo kandi ubibahugure ubana nk'ufite ubutware rwose ntihakagire ugusuzugura. Mvuga ibi kubera ko Yesu yamaye ubutware kandi niyo wabinzanyemo sinabyijyanyemo. Niyo mpamvu mwebwe mwabyijyanyemo cyangwa mwabisunitswemo na bene wanyu.
niyo mpamvu muza kubeshya abantu, ariko ni igihe cyo kugira ngo mukorwe n'isoni, ikimwaro, isoni, nakubwiye ijoro no kurindagira, akarindagira no kuremererwa umutima n'ibitekerezo, kandi muzasara. Kandi nyuma y'ibisazi bibi ni urupfu, ibisazi by'ikinyoma ni urupfu. Ariko Pawulo yaravuze ngo tunasaze dusaze kubw'umwuka, kandi tunacicitse no kugira ngo mufashwe. Ubwo rero ntuzakangisha amagambo, ahubwo cyakoze uzirinde amagambo, hanyuma wishimire ijambo rikwambura ikibi, rikwambura icyaha, rikuzuza n'ubugingo. Hanyuma aho hantu rero nari mvuze hano mu Bakorino ba kabiri, Abakorino ba kabiri ibice 4 gatatu kugeza 6 waravuze ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, wowe nimbibi utabyumva uzarimbuka, ijambo rirabigwamirije. Ari bo batizera, wowe utizera udashaka kwizera Yesu Kristo, urimbiriwe umwijima cyangwa ijoro. Abo Imana y'ikigihe, urumva ko hari n'Imana y'ikigihe, muntu w'Imana nepo ngo abi Imana y'ikigihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira, ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu. None umva wa muntu ubeshya ngo agakiza ngo kagendana n'umuco w'igihugu. Aho ijambo ravuze ngo kuko tutabwiriza abantu iby'Abayuda cyangwa iby'Abanyarwanda cyangwa iby'Abagande, kuki wose ngo Abakorino ngo ikigengo cyari cy'Abakorino, cyangwa uzanyere ku rwandiko rwandikiwe Abanyarwanda, Abagande, uzananyereke urwandikiwe Abakongo. Ubwo ugenda ukabeshya abantu. Agakiza nikagendana n'umuco w'ibihugu, agakiza kagendana na Yesu Kristo mwenyewe, kagendana n'ijambo ry'Imana. Kandi nubisuzugura n'ubundi ujya kwiyobya no kuyobya abandi, kubera ko n'ubundi uri umuyobe kandi wayobye. Ngo bazabayobya kandi ba hirya muri Timoteyo wa 2:3 aho ngaho umurongo wa 13. Ngo kuko tutabwiriza abantu ibya simitubwina, nta muntu w'Imana wo kubwiriza iby'Abanyarwanda cyangwa se abyitirira Imana, cyangwa iby'Abafaransa n'abo Banyamerika muvuga ngo mpamvu bo ngo bambara amadeshire no. Abarebe bazabashinja, urwandiko rw'abare abambara amadeshire bazabaza, nayo matatuwaje ruzabashinja, ayo mapenke n'inuze n'amafavori bizabashinja mu Barewe 19:27 n'Abarewe 21 hazabashinja. Nizo meta mwambara Yesaya 3:16 kugeza 24 hazabashinja. Gabanya ubwibone, sa n'ijambo nimba Imana itagutumye banza usenge Imana ibone kugira gute kukuvugiramo cyangwa gukoreramo. Hanyuma hanga ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana uri mu maso ha Yesu Kristo. Umwibone nta rusho ubugome umusambanyi, ahubwo umwibone ni mubi. Kandi nakubwiye wowe wibone ni wowe uhinyura Imana, yuko Imana itakuremeye amatwi yuzuye ukajya kuyapfumura no kunyuza ngo kugira ngo ugire umuco w'Abarabukazi cyangwa ngo n'Abanyamerika kazi. Ni umuco w'Uburaya, umuco w'Abanyamerika ni urupfu, umuco w'Abarabu ni urupfu, umuco w'Abazungu ni urupfu, umuco w'Abirabura ni urupfu, n'umuco w'Abanyarwanda ni urupfu. Umuco wa Yesu Kristo ni ukwambura ico ukahuguka ugahabwa gucongurirwa muri Kristo Yesu. Duceceka, dutuza. Imana n'umuriro ukongora 12:29. Hanyuma rero nukora neza uzemerwa. Ni ijambo Kayini yahawe, kandi yari amaze kwica rero iyo Kayini atumviraga, iyo Mose yatinyaga, niyo duhamya kandi niyo tuzakomeza guhamya iteka ryose. Rero nta magambo y'abantu si n'ibiganiro, kuko tutari abanyamakuru cyangwa abakabantu. Kandi Imana nisa nabavugirije, nisa na nyirabavugirije. Yesu asa n'akanwa ke, asa n'ijambo rye, asa n'ubwiza bwe. Yesu nyine arisa, kandi wahaye ubwiza bwe amuha gusa n'umucyo. Imana y'amahoro rero niguhe umugisha, kandi iwe umugisha abazumva bakumvira kandi bagasohora mu cy'Imana yavuganye nabo. Uzasoma icyanditswe kiri muri Yesaya ibice 2:14 ngugeze he 22. Ariko 22 yavuze ngo mureke kwishingiriza ku bantu bafite umwuka wo mu mazu, mbese mu bacike. Rero nta butabazi bonerwa mu bantu, nta no wabonerwa mu bakomeye. Yego, Imana igumugisha. Yego Faustin, urakoze cyane, Imana igumugisha. Kandi ubuduhuguye kandi ubutubwiye ubwije abantu kuri niko Yesu yantumye. Icyo dukeneye muri no minsi, niko Yesu yantumye. Dukeneye abantu b'ibiharamagara bazakahagara mu cyuho, bakavugira Imana, bakabera ambasaderi Imana mu isi, kandi ambasaderi muzima. Turagushimira cyane, Imana igumugisha, Imana ikwagure, kandi Imana kubona nijoro
igikungura ubundi bwenge. Haleluya. Icyo wifuza ku Mana nawe ikiguye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Yego. Ibindi ntabwo bivugiye kuri kamera, nzayivugira inyuma ya kamera, ahubwo turakubantu babe duteza amatwi baturiho umugisha twisorese. Umugisha rero Imana impaye nepo urabyumva neza kandi bazanihangana cyangwa se babyumve. Ijambo ry'umugisha ngiye kwatura kuri aba bantu Imana impaye aka kanya ni Yesaya 51 ngiye gusoma 5:1 imere rimwe hano nk'uko Imana ibintegetse, kandi uwo ni wo mugisha, kandi ndahita nanavuga ngo amina nyirangiza. Umugisha baraba bawuhawe. Nta bintu byo kuba amasengesho ntababa amasiroga n'utundi tuntu tw'ama dialogue. Haravuze rero, mwabakurikirana gukiranuka mwe mugashaka Uwiteka nimunyumve, murebe igitare mwasatuweho, icyo gitare ni Yesu Kristo n'urwobo rw'inganzo mwacukuwemo. Ako kantu bakumve neza. Kabiri, nimurebe Aburahamu sogokuruza na Sara wababyaye, kuko ubwo Aburahamu yari akiri umwe namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwe. Uri kumva neza amagambo Imana imbwiye? Nepo Yesu abana na Fosi uri Siyoni, Imana irakubwiye ngo iraguhumurije. Uri kunyumva neza mu magambo y'Imana atara ya Faustin cyangwa atara y'abahanuzi. Kuraba kutega amezi n'imyaka ngo Uwiteka humurije Isiyoni n'imyanya ya, cyangwa ahumurije Rwanda, wenda mbivuge gutya, n'umunyarwanda kazi cyangwa umunyarwanda ngo ahumurije ngo n'imyanya yaho, ahumurije Kigali n'abaho, kuko Kigali igituma yitwa Kigali nuko irimo abantu bahume. Uwiteka humurije Siyoni n'imyanya yaho. Siyoni ni wowe, ni umunyarwanda cyangwa umunyakigali n'undi muntu ari kuri mukuri kwa Kristo cyangwa mu buntu bw'Imana. Yose yabaye imyirare, ibyawe byaba byaragiye cyangwa se waraciwe mu mpamvu z'umugisha, ariko Yesu niwe ukwimikanye n'umugisha abikubwirishije ijambo rye. Ngo yabaye imyirare, arayihumurije. Ubutayu bwaho abuhinduye nka Edeni. Yaba nepo ibyari ubutayu wawe Imana igize gute? Ibihinduye nka Edeni. Imana izanye ibyishimo nyine ku wari ufite umubabaro. Ngo nikidaturwa cyaho akigize nka yangobyi y'Uwiteka, muri yo hazaba umunezero n'ibyishimo n'impundu n'amajwi y'indirimbo. Imana nyine yatuye indirimbo n'amajwi y'indirimbo n'ihumure nyine kubo guhumurizwa, kuko Imana ari yimenya abo yitura ibyiza n'ibibi. Hanyuma ariko abayo ibituye iby'ukuri. Kane, ngo bwoko bwanjye nimunyumve, shyanga ryanjye munegera amatwi, kuko ari igitegeko rizaturukaho, kandi nzashyiraho amategeko yanjye abe umucyo uvira amahanga. Imana ishimwe. Gukiranuka kwanjye kuri hafi, agakiza kanjye karasohotse, amaboko yanjye azacira amahanga imanza, ibirwa bizanegereza, kandi ukuboko kwanjye niko baziringira. Imana ishimwe. Nimwubura amaso yanyu murebe ijuru, murebe no ku isi hasi. Ijuru rizatamuruka nk'umwotsi, n'isi zasaza nk'umwambaro. Imana ishimwe yuko baririmba isi yuko isi zasaza nk'umwambaro, n'abayibamo bazapfa nk'isazi. Wikabya rero isi si ubuturo, ahubwo isi yuzuyemo ibisazi n'isazi. Hano ijambo rirabivuze ngo ariko agakiza kanjye kazagumaho, Yesu Kristo azagumaho iteka kandi agumane nabe ngo iteka ryose, kandi gukiranuka kwanjye ntikuzakuka. Imana ishimwe ko ari izaguha gukomera no gukiranukira Imana mu mpamvu z'amaboko n'imbaraga z'Umwami Yesu Kristo. Karindwi, nimunyumve yemwe abazi gukiranuka, ishyanga rifite amategeko yanjye mu mitima yabo, nimugatinye gutukwa n'abantu, kandi nimugahagarikwe imitima n'ibitutsi bya. Imana ishimwe. Nimba gutuka kucyo uhagarika umutima, ariko Yesu nimba uruwa Yesu 8 yaravuze ngo kuko inyenzi zizabarya nk'uko zirya imyambaro, n'umuranda uzabarya nk'uko urya ubwoya bw'intama, ariko gukiranuka kwanjye kuzahoraho iteka, n'agakiza kanjye kazagumaho ibihe byose. 9, kanguka wambarane imbaraga, wa kuboko k'Uwiteka we, kanguka nko mu minsi ya kera, nko ku ngoma z'ibihe byashize. Si wowe se watemaguye Rahabu ugasogota cya kiyoka? Imana ije gusogota ibyasogotaga ubutunzi, ibyasogotaga ubuzima, icoka Rahabu Imana ije kugitemagura mu izina rya Yesu Kristo. Si wowe wakamije inyanja y'amazi maremare. Imana ije gukuraho ikibazo nubwo cyari gifite ububasha, nubwo icyo kibazo cyari gifite imbaraga. Yesaje ku umurongo w'10 niko ivuze ngo ukarema inzira imuhengeri ku butaka bwo mu nyanja, ngo abacungwe bayinyuremo. Imana ije gushyiriraho inzira abahanuzi b'ukuri, ndabisubiramo, abapaseri cyangwa abashumba b'ukuri, ababwirije mu kuri n'abakoreye ikuri, kandi na nepo nyine Imana ije kugira gute kumutandukanya n'abanyamakuru. Nuko abo Uwiteka yacunguye nawe kandi aho uri
aho uri hose Imana ije kugucunguza amaboko yayo. 11 nuko abo Uwiteka acunguye bazagaruka bajye i Siyoni baririmba, umunezero uhoraho uzaba ku mitwe yabo, bazagira umunezero n'ibyishimo, umubabaro no gusuza umutima bizahunga umuhashya. Imana irangije gusuza umutima n'umubabaro ku muhanuzi cyangwa kuri uyu n'ubundi ije guha ibisubizo cyangwa se ije kwinjiza mu masezerano yayo. 12 Jewe ubwanjye nige ubahumuriza. Uri muntu ki yewe utinya umuntu kandi azapfa, ugatinya n'umwana w'umuntu ijuru agashyiraho n'imfatiro z'isi, maze ukiriza umunsi watinye uburakari bw'umugome iyo yitegura kurimbura. Mbese uburakari bw'umugome utwaye iki? Amen. Imana igumugisha cyane, Imana igumugisha kandi imbaraga n'amavuta ntibikakureho mu izina rya Yesu Kristo. Kubisa nimero yawe bito wisoreza. 0788 21 51 07. Ndasubiramo 1 0782 21 51 07. Imana ibahire kandi bahumugisha. Amen.